Bantu mwese munteze amatwi ndabashuhuje nimugire amahoro. Ikaze nanone kwamikanya ku rubuga rw'Inyangamugayo. Uyu munsi nongeye kugirirwa amahirwe yo kongera kuganira namwe kandi no kugira ngo nze dusangire impanuro. Uyu munsi nzinduwe n'ibintu bibiri. Ndifuza by'umwihariko gukomeza gufata mu mugongo umuryango cyangwa se umufasha wa Mukurarinda Madame Martine Gatabazi Mukurarinda uherutse kubura umufasha we Alain Mukurarinda, umuvugizi wa leta y'u Rwanda wungirije uherutse kwitahira. Ndongeraho nanone kandi kuburira by'umwihariko Minisitiri wa leta y'u Rwanda Dr Ngirente Edouard, mubwira ngo wowe kabyara we, wowe kagira Imana we, ugihumeka bikiri mu maguru mashya, wambabariye ukarokora igikumwe cyawe. Igikumwe ndavuga sinyatire ukoresha ushyira ku nyandiko za leta ya Repubulika y'u Rwanda ubereye Minisitiri w'Intebe. Reka mpere ku butumwa bw'ihumure. Madamu Martine Gatabazi Mukurarinda, nje by'umwihariko kugufata mu mugongo mbikuye ku mutima, kuguhumuriza, kurirana nawe. Hashize iminsi Mukurarinda yitahiye by'amarabira, havuzwe byinshi, handitswe byinshi, havuzwe byinshi mbere mu buzima akiriho, ariko mu Kinyarwanda mu muco gakondo baravuga ngo iyo umuntu yatashye aba yarangije urwe, nta mpamvu yo kumuherekeresha imivumo cyangwa se amagambo cyangwa ibintu bitandukanye, ahubwo icy'ingenzi ni ugukomeza abasigaye, hanyuma tukiga n'isomo dukuyemo kugira ngo bitazongera ukundi. Umufasha wawe rero uherutse kwitahira, twamukozeho bitandukanye, ibiganiro bitandukanye, impanuro zitandukanye, imijinya itandukanye, ariko reka nigarukire ku kababaro kawe nk'umugore, akababaro kawe nk'imfubyi, akababaro kawe nk'umubyeyi ugiye kurera izindi mfubyi, umubyeyi wabo amaze kwitahira. Ibyo umufasha wawe yaba yarakoze byose, ariko nashenguwe umutima nongera kwibuka ubuzima bw'ubupfubyi wanyuzemo, maze kubona ukuntu uri gusezera ku mufasha wawe, agahinda, navuga ngo akababaro cyangwa icyunamo, cyangwa se navuga ngo intimba, ntabwo ari wowe yakozeho wenyine. Martine Gatabazi, urabizi ukuntu wabaye imfubyi, umubyeyi wawe yishwe by'agashinyaguro. Kubaho umuntu ari imfubyi, umubyeyi we yishwe, ni agahinda utisangije wenyine wa mubyeyi we, ni agahinda gafitwe n'imfubyi nyinshi. Gupfusha umubyeyi ugasigara uri imfubyi, utabasha kurira, utabasha kuvuza induru, utabasha kurakara, utabasha kubona ubutabera buri direct, ni ibintu bibabaza kandi utisangije wenyine.
nongeye nanone kwifatanya nawe muri ayo mateka, muri ako kababaro, muri iyo ntimba wagize kuva kera, muri cya gihe umubyeyi wawe yicwaga, kugeza aho mbonye amarira yo kubura umufasha wawe. Ndabizi nsangiwe nawe akababaro, ndakwiyumvamo, gukura uri imfubyi, umubyeyi wawe apfuye gutyo. Gukura uri imfubyi ni ibintu udashobora gusobanukirwa. Wagize rero amahirwe yo gukunda no gukundwa, ugira amahirwe yo gushaka, ni amahirwe wari ukwiye cyangwa washimiye Imana, cyangwa ni privilege itabona abantu benshi. Wavuze muri makeya ubuzima bwawe n'umufasha wawe n'urugendo mwanyuranyemo, ariko nanone nongere ngere kuri ya sura ejo bundi mu minsi yashize usezera umufasha wawe bwa nyuma. Kuba waragenze urwo rugendo rutakoroheye, ukongera nanone gusezera umufasha wawe by'amarabira. Nabonye amashusho usa nk'uje, navuga ngo nk'utabajwe kureba uko umufasha wawe byarangiye. Mbona isura yawe, nongera kukubona usezera umufasha wawe bwa nyuma, numva sinagenda ntavuze. Reka mbivuge muri aya magambo, ubwo ndifuza kugukomeza ntagukomeretsa. Kubura umufasha wawe mu marabira, utamusezeye, mutaganiriye, atarwaye byibura ngo murwaze amezi 2, 3, 4, 5 uvuga uti nagerageje biranga, ni intimba nanone kugarura muri bwa bupfubyi. Umunyarwanda yaravuze ngo iyo mbimenya, ngo simenye ko ari bwo bwa nyuma. Nongeye gushengurwa n'agahinda k'imfubyi usigaranye nawe ubwawe uri imfubyi, n'urugendo rw'ubupfakazi. Nongera kukubwira ngo ntabwo ari we wenyine uburiye muri ziriya circonstance zo gupfusha umuntu mu marabira. Amarira y'imfubyi y'abana bawe, amarira yawe hari abanyarwanda benshi bayibonyemo. Nongeye kugukomeza, nongeye kukohereza amagambo y'ihumure, nongeye kukubwira ngo komera, shikama, nkoherereza ihumure navuga ngo ritangwa n'Umuremyi wacu wenyine, abantu bonyine badashobora kwisobanurira. Abantu bariraye, abantu babibayemo nibo bashobora kumva agahinda ufite. Rero baravuga ngo iyo umuntu yagiye, ndavuga umufasha wawe, wakoze akazi ka politiki, wabaye umuvugizi wa leta, leta irenganya abaturage, leta yica, leta ibabaza, leta iteza ubuhungiro, ni ibintu bikomeye kugira ngo umuntu abone amagambo yo kubwira abasigaye, atari bwa buryarya bw'abanyarwanda cyangwa amarenzaho. Ariko wowe ku giti cyawe n'abana bawe, hari izindi mfubyi nyinshi zimeze nkawe, hari abandi bapfakazi benshi bameze nkawe bashobora kumva cyangwa kwakira cyangwa kurirana nawe. Humura rero hora. Uwapfuye yaragiye, mu Kinyarwanda baravuga ngo uwapfuye aba arangije akazi ke, imirimo yakoze ihagarara avuye mu mwuka. Nta mpamvu yo kumuherekereshereza amagambo, uramubwira ngo naruhuke, ubundi imirimo yakoze isigare imuherekeza hano ku isi. Ibyo rero nakubwira nanone, nta hantu uzabihungira na hamwe. Ni uwundi mutwaro ugomba cyangwa uzikorera mu buzima bwose.
rero baravuga ngo uhumuriza abasigaye, uhana abasigaye, uburira abasigaye. Nakubwira ngo numara kuruhuka, numara kurira, uzandike, uzavuge, numara gutuza ubonye ahantu uvuga utuje. Burya kugira ngo umuntu abashe gushyingura aruhuke, ni uko abasha kurira, ni uko abasha kurakara, ni uko abasha kubona ubutabera, ni uko abasha kuvuga ukuri. Byaba byiza ubonye ahantu hisanzuye wavugira, watubwira cyangwa se wakwandika cyangwa se wagira aho ujugunya agahinda ka circonstance wabanyemo n'umufasha wawe mu minsi ye ya nyuma. Havuzwe byinshi, havuzwe ribu, havuze kuza gutera iwawe, havuze kuza gushaka gutabaza abantu bakanga gutabara umuvugizi wa leta. Havuzwe indwara z'umutima, umuntu havuzwe umukurarinda wavuye mu mubiri akongera akagaruka, havuzwe ibintu, amafoto, ibiki byinshi. Umuntu uri public figure nta hantu, nta kuntu wabihunga, ariko wowe wenda nk'umufasha we ni wowe uzi ukuri ko byagenze. Kugira ngo uzumve uruhutse, byaba byiza ubonye ahantu uruvugiro uvuga ukuri kwawe kutari ibyo abandi bantu bavuga. Ni urupfu rutunguranye, ni umutima, ni ubwoba, byagenze gute muri ribu, ni ibiki yavugiraga, ni ibiki, ni wowe ubizi. Kandi izo nkuru cyangwa se navuga ngo ayo makuru ntabwo ari wowe wenyine yagirira akamaro, n'Abanyarwanda bose. Ikibazo ntabwo ari uko umuntu agiye, ikibazo ni inkuru zimuherekeje. Ni inama nakugiraga, ubu ngubu uri mu gahinda, ariko kugira ngo agahinda gashire wumve uruhutse, vuga, andika. Ibyo bintu bizarinda ibintu bibiri: bizakumara agahinda nubwo kadashobora gushira, kandi icya kabiri bizandika amateka meza ku muryango wa Mukurarinda. Ndavuga wowe n'abana bawe babiri basigaye. Kuba warabaye imfubyi by'amarabira, umubyeyi wawe yishwe, kuba urupfu rw'umugabo wawe rutavugwaho rumwe, nakugira inama yo guca iyo migozi ku muhungu wawe, ku mukobwa wawe, ku bazabakomokaho. Ihumure rero ritangwa n'Uwiteka rikugereho, naho ubundi Mukurarinda yabaye Mukurarinda, aba aremuku, ubyina agashimisha abantu. Iyaba umuntu yamenyaga impano ye akayikomeramo, akayigendamo neza, akaba ariyo imuherekeza. Iyaba byibura ubu twari turi kuvuga ngo twasezeye aremuku, waririmbye indirimbo za Noheli, waririmbye indirimbo z'urukundo, tumwibukira kuri Murekatete. Ariko Mukurarinda yabaye Mukurarinda, aravuga we, aravuga, agira aho ava, agira aho ajya. Bati wajyaga he? Wajyaga mu biki? Turamurakarira, twamukozeho ibiganiro byinshi bitandukanye, turamuburira. Agira amazina ya Mukurarinda, agira n'aho bamwita Mukurarindagira. Ava kuri Mukurarinda ajya kuba Mukurarindagira. None birangiriye mu rupfu rw'amayobera. Mukurarinda rero navuga ngo nta bintu byinshi nifuza kukuvugaho, ntabwo ari umuco mwiza. Imirimo wakoze hano ku isi iguherekeze. Inkuru usize hano imusozi, nakwishimira yuko cyangwa se nakwifuza yuko ibibi byahagarara hano, ntibizakurikire urubyaro rwawe n'abazagukomokaho. Bakandika inkuru nziza, ntibazongere ngo basubire mu makosa yakozwe. Navuga ngo ukomeze uruhukire mu mahoro,
kandi umufasha wawe agire ihumure, agire ubwisanzure bwo kurira no gushaka ubutabera bwisanzuye. Martine rero ndagukomeje, hari imfubyi zimeze nkawe, hari abapfakazi bameze nkawe, uri umudamu uzi ubwenge, uri umudamu ufite ukuri. Iyo ubana n'umuntu mu nzu uba umuzi imyaka 10, 20, 22, ni wowe uzi ukuri. Navuga ngo k'umuryango, k'umufasha wawe, byaba byiza uko kuri nugira ubwisanzure wazawusangiza abanyarwanda kugira ngo ikinyoma kiveho. Ndakwifuriza gukomera kandi ndakwifuriza kubaho, ndakwifuriza ko umuryango wawe waca imigozi y'urupfu rutunguranye. Imana ikomeze iguhe ihumure. Ubwo twari turi kuvuga kuri Mukurarinda rero, wabayeho akaba Mukurarinda, umuvugizi ku bya Kongo, umuvugizi ku Burundi, umuvugizi ku mubano n'Ububiligi, usobanura ibisobanuka n'ibidasobanuka, umuvugizi mu butabera bugoramye, burenganya. Akajya kuba umuvugizi wa leta atazi n'ibyo avugira, noneho bikarenga akagonga ururimi, bikarinda naho birangira kuriya, twavuga ngo yarigendeye. Ariko mumbabarire mwokabyaramwe, abakunzi b'ukuri aho muherereye bose, abantu mwifuza ubutabera, abantu mwifuza impinduka mu gihugu cyababyaye, mwumva yuko kiriya ari igihugu kizongera kikaba igihugu, mungereze buno butumwa kuri Dr. Edouard Ngirente, Minisitiri w'Intebe wa Leta y'u Rwanda ubu ngubu. Ntabwo uzi ejo kuko azaba ameze. Ngirente ukabyarawe, nta bintu byinshi nabona nakuvugaho. Wabaye Ngirente ugeze aho usigaye witwa Nsinyente. None kubonye ibibaye kuri Mukurarinda, none wabonye ibyabaye kuri minisitiri wakubanjirije, none kubonye ibyabaye ku bateruzi b'ibindi 1, 2, 3, 4, kuzi ukuri kwa leta uhagarariye, kuzi ari wowe usinya ibintu byose, yellow paper yabaye yellow paper, amanyanga, abarenganywa, abasimburwa bya hutihuti, iby'amafaranga, iby'ubushwanyi n'amahanga, ibya Kongo, ibyo kujya kwica abanyekongo miliyoni 18, amadeni y'igihugu kirimo, igihugu cyateye imbere mu mibare, mu nyandiko, muri bush, ariko mu bigaragara nta kintu gihari. Umukono wawe nawe reka tuvuge, kubera ko wowe ukiri mu buzima ugihumeka, ntawe uvumira iritararenga. Ngirente Nsinyente, wambabariye ukarokora igikumwe cyawe. Waba uzi iki wakoreraga mu mahanga? Harimo salary ingana ite? Harimo indemnisation zingana gute? Harimo prime zingana gute? Harimo privilege zingana gute muri leta y'abicanyi uri gukorera? Mba mbona uri umugabo uzi ubwenge, mba mbona uri umugabo utuje, mba mbona uri umugabo w'ikinyabupfura. Ntabwo nari nakumva muri drama, niyo mpamvu nafashe umwanya wo kukuburira. Warokoye igikumwe cyawe, signature yawe yabaye signature. Ibintu sinyaho urabizi, ibintu sinyaho urabyemera, ibintu bisinyaho bihamanywa n'umutima wawe n'ubwenge bwawe.
umuntu aramutse abigusubirishijemo wabyemera wowe ishyire mu mwanya w'umugabo wigenga. Urabona ari byo? Urabona ibyo uri gukora ari byo? nta kuntu wakwirwaza umutima cyangwa ukirwaza ibihaha ibiki ntazi ukajya kwivuza mu mahanga ukagira abambasaderi bariya bahagarariye muri oni ko bagenda bakanyerera bakavuga bati reka da ntabwo dusubirayo, ntabwo dukomeza kuvugana. Utsimbaraye ku biki byahirimye byasheshwe byapfuye nabi, iyo leta urayishakamo ntabwo watanga amakuru. Niba waratanze Imana ishimwe, niba hari aho yanditse Imana ishimwe, ntabwo warokora isura yawe byibura koko ugihari ukiri muzima, utarajya kurwara hatatata, utarajya gupfa n'urupfu rutunguranye. Urabona iyo sinyatire izagusiga amahoro? Urabona ibintu wasinyiye washyizeho umukono ngirente nsinyene ku wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu ku wa kane, abashimbujwe abirukanywe ababeshyewe amadeni ubutiku mpuzamahanga ubushwanyi mpuzamahanga gutera ibihugu amadeni ishyano n'agahe igihugu cyikoreye amaraso igihugu cyikoreye biri mu mukono wawe. ubwo uribaza ko Kagame ari buzahanwa? Kagame yasinye hehe? azi ubwenge asinye hehe? arakubwira ngo I don't know, there are many things I don't know, cyangwa akubwira ngo go to hell. icyo umugabo ashatse nyine amataguranwa itabi. urashaka iki? akamanyu k'umutsima? amafaranga babahemba arimo iki? baba bose babaroga, baba bose babaha urushiko? bigenda bite ku buryo utasezera, ku buryo utabyivana? urashaka kurangiza nka Bizimungu? urashaka kurangiza nk'abahawe umuremyi? urashaka kurangiza nk'abagatabazi? urashaka kurangiza ugiye muri gereza ko ariho birangirira? urashaka kurangiza nka Rucagu? urashaka kuba nka Bamporiki? muntu w'umugabo, ndi umubyeyi, narabyaye, abana banjye bashobora kuzaba cyangwa abana b'umuturanyi bashobora kuzagira aho bahurira n'abawe, bashobora kuzagira imyanya y'ubuyobozi bicaramo, ariko niba ufite n'umubyeyi mwegere, nk'uko Bamporiki yaburiwe ariko akanga kumva ko ziri kukuzamura, ko ziri kugusinyisha ko zizaguhenantura. bigire bikiri mu maguru mashya. rebera kuri Aremu Kurarinda, yaravuze we urwanga ruraza, none arangiye umutima uhagaze. stress du travail, kwicwa se bimeze bite? uragira ngo umuntu azaguhana uvuyeyo? ngira ngo uri umuntu w'umugabo urumva. Kurarinda twaramuburiye turamurakarira turabwira ko ako njyewe Mikanya nta muntu nzongera kurakarira, umuntu ukuze wafashe icyemezo cye, ubwo ibizaza uzabifatisha amaboko abiri. nagira ngo nkubwire ngo igikumwe cyawe kizandika amateka mu mateka y'u Rwanda. ibyiza cyakoze, ibibi byakoze, abo cyagaburiye, abo cyabeshyeye, abo cyicishije, kandi ubishatse wahindura amateka y'igikumwe cyawe uyu munsi. aravuga ngo so nta gukunda akwita neza, cyangwa so nta kwanga akwita nabi. ngirente ndakubwiye rero icyo wakora, rokora igikumwe cyawe, nibyo wagira. ngirente ndabikubwiye kwa Mikanya, ndakuburiye. ngirente wibatse inyente, rokora igikumwe cyawe. ukuri urakuzi, ukuri kujyana n'urumuri.
ikinyoma kijyana mu n'umwijima, uracyariho uracyahumeka, ubishatse wahindura amateka y'igikumwe cyawe uyu munsi, kubera ko ngo nta mvura idahita, nta ngoma itarangira, icyangombwa si uko irangiye, ahubwo wowe urangije ute? Kandi nongere nkubwire ngo icyangombwa si iminsi wowe ngirente cyangwa uzaba minisitiri y'intebe, kubera ko ntabwo uzaba minisitiri w'intebe ubuziraherezo. Icyangombwa iyo minsi wamaze kuri iyo ntebe wayikoresheje iki? Niba hari icyo Imana ikiguhagarariyemo aho ngaho, niba hari icyo wumva ugishaka gukemura cyangwa gusana ibyangirika, shaka ukuntu nawe wandika amateka y'ukuri. Mpora mbabwira ngo mwiyandikire amateka batari babavugira ayo mutazi. Mbwira abumva, ubwira umwumva ntavunika. Iso yakwise, muryango wakwise ngirente, ndakubwiye ngo rokora igikumwe cyawe. Urakoze. Nari ndimo ndabaganiriza rero uyu munsi nahuje navuga ngo ihumure cyangwa se gufata mu mugongo umuryango wa Mukurarinda, cyane cyane umudamu, umupfakazi, imfubyi ipfushije kabiri amarabira. Ni ibintu byankoze ku mutima kandi si njye jyenyine, ni izindi mfubyi nyinshi zimeze nkawe Martine, ariko zifuza yuko ikinyoma, akarengane, ubutabera kuri munyarwanda bitakomeza bisota generasiyo, bisota ingoma bijya ku yindi bijya ku yindi. Ni ibintu bigomba gucika. Martine warabyaye, twarabyaye, n'izindi mfubyi zose zarabyaye, ariko ubwicanyi bugomba guhagarara, ikinyoma kigomba guhagarara, ubutabera bugomba gusugira bugasagamba. Kandi baravuga ngo ijoro riba riraye, kandi nanone Kizito yarongera aravuga ngo hataka nyir'ubukozwemo, sibyo? Ubwo rero ikibabaje si abagiye, ikibabaje ni fitire y'urubyaro rwacu. Ubwo rero ngwino ufatanye n'izindi mfubyi, ngwino ufatanye n'abandi bapfakazi kwandika amateka arenga ikinyoma cyo kubabaza umuntu warangiza ukamutegeka uko arira, uko aseka, uko yunama. Ni ibintu bigomba guhagarara. Ni wowe mugenga w'ubuzima bwawe n'umuremyi wawe, ugomba kubigena uko wumva biri mu kuri. Niba ushaka gukomeza kuba mu kinyoma, hagarara bifate iyindi generasiyo, kandi birangira nabi. Ubwira umwumva ntavunika. Ngirente rero nawe nakwifuriza yuko utarangiza nka Mukurarinda. Uri umugabo numva wakumva, kandi numva wahindura ibintu, wahindura amateka cyane cyane yawe. Ntuzashyire mufasha wawe niba umufite cyangwa umuryango wawe muri situwasiyo nk'izo Mukurarinda asizemo umuryango we. Wikwigirira basi, girira umuryango wawe n'abagukomoka. Iyo ngoma nimara kugucira nka shikarete, umva bazakugira y'ifuni igira ibivuzo, ifundi igira ibivuzo. Uzibagirwa ya ntebe wicayeho baguteretse, bakunaganise hasi, nugira Imana ukaba ukiriho. Ntarirarenga rero, igihe umuntu agihumeka ashobora guhinduka, kandi bugira ngo iyo umuntu akiri mu buzima ushatse wamutuka cyangwa ukamuhana cyangwa ukamurakarira. Njyewe mbemereye yuko nta mwanya ngifite wo kongera kubarakarira. Umuntu mukuru iyo wicaye nabi nyine ubabaza imbere yawe. Ndifuriza abanyarwanda bose bumva n'abazanyumva kugira ngo duce umuco w'ikinyoma n'umuco w'akarengane, n'umuco wo kwica umuntu warangiza ukamubeshya cyangwa ukamubeshyera, n'umuco wo kuzimangatanya agahinda k'abandi. Ni ibintu imfubyi zitazihanganira. Umwaka umwe, 2, 3, 4, 10, 20, 30. Uko ingoma zigenda zihindurana turabirambiwe. Agahinda ka buri wese kagomba kuvugwa uko kari, kandi igihugu kigomba kubakwa n'abanyarwanda, abaturage.
buri munyarwanda wese, buri muturarwanda wese, buri munyagakondo wese afite ijambo ubutegetsi bumukorerwaho. Minisitiri w'intebe ritari ryarenga, rokora igikumwe cyawe. Kurokora igikumwe cyawe ni ukurokora abanyarwanda bose, ni ukuva mu kinyoma, ni ukuva muri sirikwi y'abicanyi, ni ukuva muri sirikwi y'abagambanyi. Guhera ubu ngubu nubikomeza ni akazi kawe, ubwo ngiye nkaba ndagukarabye. Ngayo nguko nibyo nabagezagaho, mbifurije mwese kubaho mu kuri, nifuje ko mu Rwanda cyangwa se mu gihugu cyatubyaye cyangwa izina rizitwa ryose rivanyweho aka kajagari k'ibintu izina u Rwanda byatuzaniye, ko habaho abagabo b'inyangamugayo, ko habaho abagore b'inyangamugayo, ko habaho imfubyi z'inyangamugayo, ko habaho abantu babonye ibibi ariko ntibakomeze sirikwi y'ubugome bagashaka kubisimbuza ibyiza. Rero yari njyewe Denise Mikanya ku rubuga rw'inyangamugayo, nakagaruka igihe nzabonera umwanya wo kongera kubaganiriza. Nizere ko ubutumwa bwanjye bwatambutse, umuntu uri bumbonere Ngirente, umuntu uri bumbonere Madamu Martine abumwongerezeho. Imana ibarinde naho utaha.